Yes, reka nongere ngusuhuze wowe ukurikiye Wazke aho uri hose ku isi. Ndakubwira ni amahoro y'Imana bane nawe bitagenze neza ndakwihanganisha. Ninjye na wundi rero ni si papa wirinda kuba ikibazo ku bantu, aho kuba ikibazo ku bantu ahubwo nakemura ibibazo by'abantu. Nkunda amahoro nkanga kuyabura. Nawe ukurikiye Wazke ndakwifuriza amahoro y'Imana aho uri hose ku isi. Itariki 6 z'ukwezi kwa munani 2025 saa 5:20 nibwo yarahagurukijwe agahagarara imbere y'abacamanza bamusaba kwisobanura ku byo aregwa. Uwo nta wundi rero ni Alhaji Rubangisa Sulaiman Antoine. Akaba atari wenyine, yari kumwe na mugenzi we Imanzi Fahad Asud, nawe baregwa ibyaha bimwe. Mbere yuko tubanza kumva ibyavuye mu rubanza rwabo, reka tubanze dukurikire aya magambo. Mwe umuyobozi agiyeho murahamagaranya ati alhamdulillah Imana yadushubije, alhamdulillah byamini kiniki imisi yarangiye muri muvariya njavu kama ni njuu kama ni nini mwarahiya ati wallahi tutarawesa mutavaho mkampiga jido mshaka Allah wazani nono lazima ndio maana unaonaga waislamu kuna ile maneno wanasemaga sio hadithi kama tadinu kama shakuja mpira lazima Allah wajani ako yito mvuga uko byagenda kose lazima waislamu twishire mu cyo kubaha yenda yibabyiye shefu John hawa yakantu sijue nini swala sijue ya mfalme watu wanitukana waislamu ni vibaya kuishi hapa ni subira kaka imamu sijue nini akatai kumsalia nini akamwambia akhi alhamdulillah safawda yake ntabwo ibi ntari akavuyo tusali nyafta wayobozi yanjye bana bakiniambia mimi tasali utaka nini wangu ni ngoni dini ngoni swala hali swala zikeneye abayobozi yako mbona wanatupeleka kule ku kiwanja bila hiyo kwa tutasalira hanga cyangwa handiri ya kumumena byo sikibu wala kule chini kwa tujanye Nyamirambo nande batujanye saba abayobozi wa Islam hali ukeneye ubuyobozi usije msikiti ngo tusalire ngo umuntu wapfuye ngo ni bya Islam hari ukeneye kwanza uyobozi kwivuga iki Islam. Tugomba kujya tumenya system ziri uko ziri kugenda Islam. Hari ibintu wema ntaza kubaza wewe ibyo turabigarukaho umwanya. Basura avuga ati ntimuzambure abayobozi ubuyobozi bwabo keretse mumaze kubona ubukafiri bwagaragawe. Ubukafiri bwagaragaye. Ubukafiri bwagaragaye yani umunyagazi hari umukafiri ati anjewe yabisira mbivuyemo cyangwa se ebana nta mukafiri nzafasha nta mwisilamu nzafasha ndi ku ruhande rw'amakafiri cyangwa se uyu nguyu we mu munawe Islam hanga hari kibazo shera bya tifala ya juzu al-khuruj alayhi mahma balaghat min al-fisq hago byemeye kuva ku muyobozi wa Islam amanyanga yose yakora hago byemeye ngumupfe ngumuhungu nabyo beza Islam hano mu Rwanda ya dufite mufti bani mufti na biroyi tukagira imamu w'intara imamu w'umuji tukagira abayimamu w'uturere tukagira n'abayimamu w'imisigiti abana abayobozi bacu tugomba kuba abayisilamu izinze uko ari Rasulullah ati muzabaveho keretse mubonye ubukafiri bugaragara muzabaveho. Wowe nimba uri umushyitsi kuri iyi channel aribwo bwa mbere uyijeho, ndagusaba ko wafata isegonda rimwe gusa ugakora subscribe, ugakora like, share kugira ngo ujye ubona ubundi butumwa cyangwa se ibindi biganiro bitambuka kuri Wazke. Saha gusa hari n'ubundi butumwa ngira ngo mukurikire. Inshallah taala hari bizasobanura. Uyu Sindayega yigeze kujya mu nama
ajye anabimenya byo kuvanga kurwanira ngo ibyubahiro ni byawe n'abawe n'abuhemba n'abukoresha. Hari abo udafite uburenganzira wewe kandi b'abayisilamu ku bisilamu bwabo utagomba gutegeka weho. Hari ibikuzanye ufite misiyo zawe wabayeho mu buzima bwawe, izina ryawe n'ibyawe byose byarabaye byondo kubyangiza u Rwanda no kugira ngo uzabone igihe uze ubisukure. Niho ubuyobozi bwawe bushingiye. U Rwanda ngiye barambikira ndarengana n'ibindi no kugira berekane yuko ari weho mucunguzi w'Islamu utariho. W'Islamu ni Allah subhanahu wa ta'ala. Uwari wese yagenda yavaho nagenda, runaka yagenda wagenda, na mtume yaragiye kandi w'Islamu uracyari. Ariko weho ni ubuyobozi bwawe cyangwa se ibyo uyoboye bishingiye. Cyangwa Islamu bateganya weho uzahora babyirana ibyigana migambi n'ibiki, ariko nicyo kibazo. Niba nibeshye video ya mbere mwabashije kureba no kumva amagambo ayivugirwamo imaze imyaka igeze ku 10 nimba atari imyaka 8. Video ya kabiri murabibona n'ukuntu isa bwabyo biritandukanya. Ni yejo bundi mu mwaka ngira ngo utambutse nimba atari umwaka nko mu kwezi kwa mbere. Ariko biratangaje kumva message ebyiri zitandukanye, inyigisho ebyiri zitandukanye zitangwa n'umuntu umwe kandi bizwi neza ko akurikiza hadith na Quran. Aya ni amaboko matagatifu. Wazke. Tariki 6 z'ukwezi kwa munani ku rukiko rwa Nyarugenge saa 4 za mu gitondo hari hakobise huzuye icyitwa umuturage. Abaturage bari benshi cyane, abasilamu by'umwihariko ari bo biganje aho ngaho, baje kumva urubanza rwa Sulaiman Rubangisa na Imanzi Fahad Asud. Alhaji Sulaiman Rubangisa Antoine ubwo bageraga ku rukiko mu gitondo rwa Nyarugenge, baje bambaye iroza, Rubangisa yambaye isocks ndende cyane z'umukara, yambaye n'inkweto ya Air Max n'ingofero iri mu ibara ry'iroze. Saa 5:20 nibwo Rubangisa Antoine na Imanzi Fahad Asudi bahagurutswaga kugira ngo babwirwe icyo baregwa. Ubwo bahagurukaga ntago bahagurutse bonyine, bahagurukanye n'abunganizi babo uko ari 4, babwirwa ibyo bashinjwa, babwirwa ibyo bagiye batanga mu kujurira kwabo. Ibyaha barimo kuregwa amacakubiri n'ivangura mu baturage. Bavuga yuko ari amashusho bakoresheje cyangwa se ibiganiro bakoraga bikaca kuri murandasi ku mbuga nkoranyambaga ku rubuga rwa Dawa Rwanda TV. Ibi byose rero akaba ari byo byazanye aba bagabo imbere y'amategeko. Hakaba hari n'abatangabuhamya. Presidente w'urukiko yatangiye ababwira ko urukiko rwa Nyarugenge rwatesheje agaciro k'ubusabe bwabo ubwo basabaga kuba bakurikiranwa bari hanze. Ubwo Alhaji Rubangisa Antoine yahawe ijambo ngo yisobanure, nibwo yavuze ati murakoze nyakubahwa, ati ubwo twasabaga ko muri iyi minsi 30 yo kujurira twasabaga ko twakurikiranwa cyangwa se twaburana turi hanze. Presidente nibwo yamuhaye akanya aramubwira ati ngaho sobanura ibyo ugiye kuvuga. Mwijwi rituje nibwo Rubangisa yahagurutse aravuga ati murakoze, ati icyo nge ntabashije kwishimira umutangabuhamya wambeshyeye ngo
namusanze mu biro muganiriza ibibi bya RMC ngo nzanamo n'ibyivangura mubwira ko ari umuhutu, nzana amacakubiri, akaba ariyo mpamvu nenga cyangwa se ntemera ibyo unshinja ibyo avuga. Aho ngaho ndabona nararenganye kuko unshinja nta n'ibimenyetso afite byerekana koko ibyo avuga. Nyakubahwa, nahamagawe na RIB hari isaa 8 z'amanywa kubera ko njyewe ndi umunyamakuru w'umwuga mfite n'ibyangombwa bimesha uburenganzira. Ubwo nitabaga RIB ku biro byabo nashyikirijwe urupapuro bantegeka kwandika nsaba imbabazi kugira ngo bandekure. Iyo baruwa bambwiraga ko nandikiye umunyamabanga mukuru w'urwego rw'ubugenzacyaha. Umwunganizi wa Alhaji Rubangisa Antoine Maître yasabye ijambo avuga ko umukiriya wiwe iyi video ari gushinjwa, avuga yuko yakoze inkuru y'Iburasirazuba ivuga ku by'imisigiti. Yavuze yuko yavugiraga umuryango w'abayisilamu mu Rwanda muri rusange, akaba ari amakuru yarari gutanga muri raporo. Maître ati ibyo byose umukiriya wanjye yavuze by'imisigiti y'Iburasirazuba ntago byari ibihuha kuko byari muri raporo y'umuryango w'abayisilamu mu Rwanda RMC, kuko yari yarabitangaje ivuga ko imisigiti ifunze y'Iburasirazuba. Maître yongeyemo aravuga ati umukiriya wanjye ushinjwa n'uyu mutangabuhamya, amuvuga amazina ari haruguru, aravuga ko mu kiganiro ngo yaraherutse gukora ngo yamuvuzemo bigatuma ajya no kumurega muri RIB, nawe rero akaba ariyo mpamvu yazanye ikirego bigatuma ari we wabaye umutangabuhamya hano. Maître yavuze ati njyewe icyo nibaza ni kimwe, ni gute umuntu aba umutangabuhamya akabara ari nawe uba umuntu urega? Maître aravuga ati ibi ntago byagakwiye, ntago byakabaye ngombwa ko umuntu ushinja cyangwa se umutangabuhamya aba ari nawe urega. Ati kubera yuko uyu mutangabuhamya yaje kurega avuga ko cyangwa se anashinja avuga ko Alhaji Rubangisa Sulaiman ari gukwirakwiza amacakubiri n'inzangano mu bantu akoresheje social media. Maître ati ese umutangabuhamya niwe wenyine waba wararebye iyi social media kurusha abandi? Kuki abandi batareze akaba ari we uza kurega wenyine? Umwunganizi wa kabiri yasabye ijambo aravuga ati nyakubahwa madamu, aba baguhagaze imbere bari gushinjwa ni abanyamakuru b'umwuga, bafite uburenganzira, bafite n'ubushobozi bwo gukurikirana amakuru hirya no hino, bakavugira abayisilamu, bakavugira n'abantu bose muri rusange. Aba bakiriya bacu bafite ubwisanzure n'uburenganzira bwo kuvugira abaturage kugira ngo ibyo bakora birusheho gukosorwa. Nibyo koko bakoze ubuvugizi bwo kugira ngo imisigiti ifunze ifungurwe. Nkanjye w'umukatolike biragoye cyane kuba nakora ubuvugizi bwo gufungura imisigiti kuko ibyinshi ntabyo mba nzi. Abakiriya banjye bari mu murongo mwiza wo kuba bakora ubuvugizi. None madamu Presidenti, kuba baravuze ko imisigiti yafungura byaba ari ibihuha?
Ibyaha byari bitatu baregwaga, hakuwemo gukurura amacakubiri muri rubanda, hasigaramo gukurura imvururu muri rubanda n'ivangura. Nyakubahwa Perezidante, ndagusaba ko abakiriya banjye bakurikiranwa bari hanze. Perezidante w'urukiko yahise avuga ati nawe Fahad, gira icyo wongeraho ku byo urimo uraregwaho. Ikijyanye n'amacakubiri, twasabye urukiko ko uyu mutangabuhamya nawe yakurikiranwa kuko iyi ngengabitekerezo ashobora kuba ari we uyifite, kuko atubeshyera. Dukurikije ibyo yagiye azana mu rukiko, Madame Perezidante, icyo twarezwe muri RIB ni ikiganiro twakoze kuri Hija 24/25. Madame Perezidante, ndasaba ko mwanyandikira ibi bikurikira. Mu magambo navuze mu kiganiro naravuze ati nyuma y'amahoko ntihaba hagiye gukurikiraho mbuga ngari niyo yaba itahiwe. Icyo gihe nahise nshyiraho akabazo, ntago nashinjaga nta nubwo nashimangiraga, ahubwo naribazaga. Ati Madamu Perezidante, munyandikire ko twabazaga ahubwo tutemezaga. Ati Madamu Perezidante, turi muri RIB twahatirijwe kwandika ibaruwa kugira ngo baduhe uburenganzira bwo gufungurwa. Imanzi Fahad Asudi ati nyakubahwa Madame, uyu mutangabuhamya dufitanye amakimbirane, yewe twanamureze muri RIB kugira ngo bamukurikirane. Twasabye na leta ko yamukurikirana kuko yaraduharabitse. Ati Madame Perezidante, turasaba ko twakurikiranwa turi hanze kugira ngo natwe dukusanye ibimenyetso turi kuregwa. Umwunganizi wa kane yavuze ati nyakubahwa Madame, abakiriya bacu bakangishijwe kwandika ibaruwa kugira ngo bafungurwe basoke. Bafungiwe i Remera kandi atariho bagakwiriye gufungirwa. Ubushinjacyaha nabwo bubasubiza buvuga bati kuba ari abanyamakuru ntago bivuze ko babujijwe uburenganzira bwabo, ahubwo no kuba barasobanuye ibyo bagiye bavuga mu biganiro, bari gushaka ubundi buryo babisobanuramo bikumvikana badakoresheje ariya magambo yo kugumura. Umushinjacyaha yagiye abibutsa amwe mu magambo bagiye bakoresha mu biganiro bitandukanye, nk'aho bavuze yuko urugero ngo Saddam yarishwe, abaturage bararebera, Gaddafi aricwa, abasilamu bararebera, ngo none nibyo gusenya umusigiti w'amahoko abasilamu bari kurebera, yewe ngo na master plan w'umujyi wa Kigali ngo harimo gahunda yo gusenya umusigiti bakubaka amaduka cyangwa se amazu agezweho. Ese mu myaka iri imbere urubyiruko rwacu, abana bacu bazaba basarira hehe? Umushinjacyaha ati ibyo byo kuvuga iby'ifungwa ry'imisigiti, isenywa ry'imisigiti, ryo gutangaza kuri za social media hose, ati byo kugumura abaturage, ati arareba yuko atari ubuvugizi yari ari gukorera abaturage, ahubwo ari ibigize icyaha. Abaregwa bavuze ko umutangabuhamya ari nawe wafunguje ikirego. Ubushinjacyaha buhakana buvuga ko atari we, nta naho ahuriye nabyo, ahubwo abafunguje ikirego ni ubushinjacyaha. Abaregwa uko ari babiri, ari we Imanzi Fahad Asudi na Alhaji Rubangisa Antoine,
banditse ibaruwa y'intoki bakoresheje ikaramu nta maboko yabo, basaba imbabazi ku byo baregwa. Urukiko rubabwira yuko ibyo banditse bihabwa agaciro kubera yuko ari abantu bazima kandi bize basobanutse, n'ibyo banditse nta mwunganizi wabo birimo cyangwa se umunyamategeko, akaba ari bo babyiyandikiye bo bonyine basaba imbabazi. Ubushinjacyaha bwavuze ko umuntu ikintu yanditseho icyo ari cyo cyose akagishyiraho umukono gihabwa agaciro. Rubangisa na Sudi bahawe iminota ibiri kugira ngo bagire icyo bakongeraho kugira ngo urubanza barusubike. Ubwo bahaga Rubangisa Antoine ijambo yavuze ati madamu nta kindi nakongeraho, ati ngewe icyo nsaba gusa ni uko nasaba ko twakurikiranwa turi hanze kubera yuko ntaho twajya, turi bakuru dufite ubwenge kandi turazwi cyane, nta naho dushobora kuba twajya, ariko turamutse dukurikiranwe turi hanze byadufasha no gukusanya natwe ibindi bimenyetso byacu bidushinjura ibyo turimo kuregwa. Umwunganizi wabo umwe yavuze ati ngewe ndifuza cyangwa ndasaba ko bafungurwa bagakurikiranwa bari hanze, hagatangwa ingwate y'imitungo yabo, yewe nanjye ubwanjye naba ingwate yabo, ariko bagakurikiranwa bari hanze. Madamu Perezidante yavuze ko urubanza rw'aba bagabo ruzasomwa ku itariki 11 z'ukwezi kwa munani ahagana saa 9 z'amanywa ku rukiko rwa Nyarugenge. Rubangisa Antoine na Imanzi Fahad Asudi nibwo bazasomerwa kugira ngo barebe nimba koko bazafungurwa bagakurikiranwa bari hanze cyangwa se bagakomeza gufungwa bagakurikiranwa bafunzwe.